wanjye wishima Uwiteka mwabindimo mwese mumushime njye nimbazi zina rye ne kwibagirwa iby'Imana yankoreye byose imbabari ibyanakoze byose n'inkizi twarazamugashe inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba ikamazi byiza bidashira imbabari ibyanakoze byose n'inkizi twarazamugaje inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba ikamazi byiza bidashira. Mana yacu, Mana nziza, turagushimiye kandi turaguhimbaje Uwiteka. Tunejejwe n'umugambi mwiza udufiteho twebwe ubwoko bwawe, kandi tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu n'imibiri. Uyu munsi wa none twongeye kugirirwa ubuntu turi imbere yawe, kongeye kuduha kwinjira muri wa mwanya w'impemburo, mwanya dukurikirana ku Impemburo TV online. Turasenze kugira ngo umuntu wese tubana muri uyu mwanya agira impemburo zubaka ubugingo, agira impemburo zihembura ibyari byarakakaye muri we, kandi yongere kubakwa no kubakika. Maboko yawe magari amugereho, tumenaguye imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo ijuru ry'Imana ryitamurure mwami ku bugingo bwacu, kandi tugisenga tukikwinginga ibihe byiza bibe muri twebwe. Urakoze cyane rero, tugoye karibu nikaze, uruhura imitima abari ku mugabane wa Afurika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya ndetse na Oceania. Abo bose baruhurwe nawe, kuko uri Imana y'amahoro iruhura kandi igakorera ibitangaza byawe kwiyubahisha. Ngaho rero urakoze kumvisha gusenga, nubane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa bene data, mwebwe mukurikiranye Impemburo TV online, turabaha ikaze muri uyu mwanya kandi tubingira kugira ngo mukomeze kubana natwe. Kubana natwe nta kundi nuko ukora subscribe cyangwa se sabone, ukiyandikisha, hanyuma ukabasha kujya ukurikira ijambo ry'Imana ndetse n'izindi nyigisho dushyiraho zikangurira abantu kubana n'Imana ndetse no kwiyubaka mu buryo bw'umwuka. Bityo rero nta kindi tugusaba nuko ukanda kuri subscribe hanyuma cyangwa se sabone, ubundi ugahita ubona akazogera nako ugakandaho, ubundi ukabona notification. Bisobanura ngo ibyigisho byacu uzajya ubibona utagombye kubishakisha. Iyo tugishyiraho icyigisho uhita ukibona kuko uba uri sabone mu nyigisho kuri channel dutambukirizaho ibivuga butumwa cyangwa se ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nubundi ni muri wa mwanya dukunda kugira gutya tukavuga tutireka tuganira ijambo ry'Imana muri wa mwanya w'impemburo. Nubundi umuntu wese wifuza guhembuka mu buryo bw'umwuka tumuhaye ikaze, kandi turavuze ngo kubana natwe nta gihombo uzagira, ntabwo uzahomberwa, kuko ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirwa abatuye isi. Kandi ndagira nkubwire ngo nuhanga amaso umusaraba ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko umusaraba niwo bendera ry'abizera. Uhanze amaso ntabwo amwara. Ntawe twigeze tubona wahanze amaso umusaraba ngo akorwe n'isoni cyangwa ngo avemo amara masa, ahubwo Imana ijya imukingurira umuryango akabona umugisha. Bityo rero turakwinginga kugira ngo nubundi uhanga amaso umusaraba, kandi gusenga dusenga kurakugirira umumaro. Ndabizi neza kuko guterana natwe ni inyungu kuri twe ndetse no kuri wowe. Imana iduhana umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Bice byaho ni 11
turahera ku murongo n'ubundi wa 11 reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo avuze atyo ahera ko arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro maze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja iyaba wari hano musaza wanjye naba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramusubiza ati nzi yuko azazuka ku munsi azazuka ku muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rifite isanganyamatsiko ivuga ngo komeza bazemera. Komeza bazemera. Wicika intege n'abatari bemera yuko uvugana n'Imana, n'abatari bemera ko iyo usenga ukora, n'abatari bemera yuko ari Imana yaguhamagaye, n'abatari bemera yuko ivugana nayo ishobora byose. Bazemera. Komeza bazemera. Wicika intege bazemera. Wiruha, wikumva ko watsinzwe bazemera. Kuko uyu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ivuga butumwa rye mu isi ryaramugoye. Yahuye n'urugamba rukomeye, yahuye n'akazi gakomeye, kuko yarwanye intambara ikomeye kandi yayirwanaga n'abagakwiye kumufasha. Yesu Kristo iki gihe yarari i Betaniya iwabo wa Lazaro. Lazaro uyu nguyu yari inshuti ye mu buryo busanzwe, kuko bamenyanye ubwo yakuraga abadayimoni muri mushiki we witwa Mariya, abirukana muri we. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mushiki wa Lazaro yari afite akaga k'abadayimoni bamubagamo. Yesu rero bamwirukanamo, ahita aba inshuti ya musaza we kubera ko yari akuye umuruho mu muryango. Birakomeza ndetse bigera ku rwego n'abantu bamenya yuko Lazaro ari inshuti ya Yesu. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kuba inshuti ya Yesu ntibyatuma atakwihesherezaho icyubahiro. Hari igihe biba ngombwa Yesu akihesha icyubahiro kandi akiheshereza icyubahiro ku nshuti ye. Lazaro rero ngo ararwara, ariko ntaragera ku kurwara. Ahangaha i Betaniya hari icyicaro gikuru cy'abantu bitwa abasadukayo. Aba basadukayo ngo bari abantu batemera umuzuko, kandi Yesu yari yaraje kubwira abantu yuko umuzuko ushoboka, yuko umuzuko ubaho. Imana ishimwe. Ahangaha i Betaniya ngo niho hari icyicaro gikuru. Mbibutse ko aba basadukayo bavukana n'abandi bantu bitwa abafarisayo ndetse n'abazerote. Abazerote barimo ba Petero. Abafarisayo bari abanyamategeko. Abasadukayo bakaba abantu bigaga cyane, ariko nibe ihame ryabo kwari gutemera umuzuko. Bakaba bari abahungu b'umugabo witwaga Yuda Makabayo, umuhungu wa Yohana Hirikiya. Aba basadukayo ngo ntibemeraga umuzuko. Bari bafite umutima wo kutemera umuzuko. Bari bafite umutima w'uko babwira abantu yuko umuzuko udashoboka. Bari barayobeje abantu babwira yuko nta muzuko ubaho.
bari barabwiye abantu yuko kuzuka k'umuntu wapfuye bidakunda, kandi Yesu yaraje kubwira abantu yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Imana ishimwe, nyuma y'ubu buzima hari ubundi, nyuma y'ubuzima uhagazemo hari ubundi, nyuma y'izo ntambara hari ubundi buzima, nyuma y'ako kaga hari umugisha, nyuma y'amateka arimo kukubuza amahoro hari umugisha. Ariko ngira ngo mubwire ngo ukanguke udasinzira, kandi Yesu yaje kugira ngo yemeze abatemera, abwira abantu yuko areba guhamagaye, abwira abantu yuko ibyo yakoze na n'ubu agikora ibindi. Haleluya! Hirya y'ibyo abantu batabona harimo umugambi w'Imana. Haleluya! Imana ishimwe. Uyu Yesu Kristo ngo ahura n'ikigeragezo gikomeye. Umunsi wa mbere ngo azura umwana wa Yayiro. Yayiro yari umutware kandi ari umukire. Ngo amuzuye, ngo abasadukayo baravuga ngo nta muzuko ushoboka, muzuko ntubaho, ahubwo uriya mwana yaragishyushye, yari yarabiranye, yari ari muri koma ayivuyemo. Ngo Yesu biramubabaza, abantu bose ngo babishidikanyaho. Arangije aravuga ngo igitangaza nzakigaragariza ku nshuti yanjye, nziheshereza icyubahiro ku nshuti yanjye Lazaro. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu niheshereza icyubahiro kuri wowe. Ntuzagira ngo arakwanga, ahubwo abagira ngo abantu bamenye yuko ari we Mana. Ngo Lazaro ararwara, ngo atuma kuri Yesu. Intumwa ziragenda ziramubwira ngo ukunda ararwaye. Byumvikane ko bari bazi ko arwaye, kandi bazi ko ari inshuti ya Yesu. Ukunda ararwaye. Ngo Yesu arababwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo data ahabwe icyubahiro. Ndagira ngo ngutangarize ngo iki kibazo si cyo kukwica, ni cyo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo ubwire ngo izo ntambara ntizizaguhita, nizo kugira ngo Imana ihimbaze. Ndagira ngo ubwire ngo ako kaguhagazemo lelestipa ntabwo ari ako kuguhitana. Imana iragira ngo yiheshe icyubahiro, bazamenye ko mu ijuru hari Imana, ko no nyuma ya zera Imana ikora, nyuma y'akaga Imana isetsa umuntu. Ndagira ngo ubwire ngo uzaseka, uzabwira abantu ko Imana ishobora byose. Humura, ndagukomeje mpagaze mu mbaraga z'amaraso. Ndakubwiye ngo komera, kandi ijuru rikurengere. Imana igukomeze, Imana igukomeze. Narivuze ngo Imana igukomeze, kuko hejuru y'imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'Imana nta kindi kihaba. Iyo ibintu byakomeye, iyo isi yahinze umushyitsi, iyo dayimoni zafashe umwanya wo kunaniza abantu b'Imana, hejuru yazo, hejuru y'ibyo byose, hejuru y'ibikunaniza, hejuru y'ibiguhiga, hejuru y'imbaraga zihanganye n'ubuzima bwawe, hejuru y'ibishaka kuguheza umwuka, hari Imana ishobora byose. Yesu Kristo ngo yemera ko Lazaro arwara. Lazaro araremba, Lazaro arakubitika, Lazaro agera n'umwanya arapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo ibiri kukubaho si uko Imana yagutaye, oya. Ibiri kukubaho si uko Imana itakuzi, oya. Ibiri kukubaho si uko utasenze, oya. Ibiri kukubaho si uko wasenze nabi, oya. Ibiri kukubaho si uko uri umunyabibazo, oya. Ahubwo ni ukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Ngo Yesu Kristo yemera ko Lazaro arwaye, ariko agira ngo abone abasadukayo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo komeza bazemera, komeza usenge bazemera, komeza wizere bazemera, komeza uhanga amaso umusaraba bazemera, komeza wirinde bazemera. Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Ngo Yesu Kristo amaze kumenya neza ko Lazaro yapfuye, abwira abigishwa be ati inshuti yacu irasinziriye. Ngo baramusubiza ngo reka da, ubwo asinziriye azakira. Ngo ariko Yesu ngo abonye ko batabimenye, ngo arababwira ngo erega Lazaro yarapfuye. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo Lazaro atarapfa, Yesu ntabwo aza. Iyo Lazaro atari yapfa, Yesu ntabwo aza. Iyo Lazaro ataragera mu kaga, Yesu ntabwo aza. Yesu azaza ugeze ku munota wanyu. Yesu azaburaho gato ngo abantu bavuge ibyo bashaka. Hari n'igihe aza byarangiye, ariko turamushimira ko iyo ahageze ibintu bihindura isura. Haleluya! Ibintu bihindura isura, ibintu bihindura isura, ibintu bihindura isura.
eno benestakema ibintu bihindura isura. Imana ishimwe. Arangije ngo araza, Yesu arahagera. Yesu ngo ahingutse, Basadukayo batangira kumurebamo ko ari umuntu uje kwirira ibiryo, ari umuntu uje gusura abantu bari mu kaga. Babona ko ari wa muntu uje nk'uko nabo bahuruye, uje ahuruye nk'uko bahuruye, uje kubaganirira ikiganiro nk'icy'Abasadukayo bari kuganira, nk'icy'Abayuda bagenzi babo ba Lazaro bari kuganirira ba Marita. Kandi nta kindi bavugaga, baravuga ngo Paul, biragaragara ko musaza wanyu yagiye, ariko Paul, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo baguhaye Paul, ariko Paul ntiyigeze ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo baguhaye Paul, ariko Paul ntabwo yigeze ihirika icyo kibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo baguhaye Paul ntabwo yigeze ihindura ngo iguhe amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Yesu urusha imbaraga abantu batanga Paul. Hari Yesu utanga ikiruta Paul. Haleluya, haleluya. Hari Yesu uruta abantu, hari Yesu utanga ikitari Paul. Kandi ngo abisanze byarapfuye asiga bizutse, abisanga bimeze nabi agasiga bihaye ubuzima, abisiga bitagira icyerekezo agasiga bihaye icyerekezo, asanga abantu barira agasiga bahojeje, asanga abantu bafite intimba agasiga baseka. Haleluya. Ndimo kukwaturaho ngo aho agusanga ntaba ariho gusiga. Imbaraga zari zigufite uyu munsi Yesu azitegeke zikurekure. Ububasha bwari bugufiteho ijambo Yesu abutegeke bukurekure. Ndimo kumva ubasha n'itegeko byo gutegeka. Umwuka w'Imana ategeke bundi bushya. Imbaraga z'Imana zihindura ubuzima bwawe, kuko Imana iri hano kugira ngo ihindure ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndimo kumva hari ibintu bigomba guhinduka, hari ibintu bigomba guta agaciro. Uyu munsi Yesu amenyekanishe ku buzima bwawe yuko hari icyo yavuganye nawe. Ngo akihagera, ngo bakimubona batangiye kuvuga ngo dore Yesu yaje. Ngo bashiki ba Lazaro bo ntibari barigeze bamukuraho umutima. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo waba uri mu kaga, ntuzakura umutima kuri Yesu. Gukura umutima kuri Yesu bingana no gupfa. Nukura umutima kuri Yesu uzamenye ko upfuye. Nukura umutima kuri Yesu uzamenye ko ari rwo rupfu rwawe. Ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo no mu kaga, haleluya, Yobu yavuze ijambo neza, aravuga ngo umva naho yanyica napfa yiringiye, kandi ibyiringiro byanjye nzabimanukana mbigeze ku ndiba y'isi. Ndashimira Imana yuko hari abantu bakomeje ibyiringiro, hari abantu bafite ibyiringiro bemera kuzamanukana. Imana ikurengere kandi nanjye ndegere mu izina rya Yesu. Ngo akihahinguka, ngo Marita ngo yaje yiruka aza kumusanganira. Ngo akimugeraho amubwira ijambo rikomeye, ngo aramubwira ngo iyo uza kuhaba musaza wacu ntabwo aba yarapfuye. Ndagira ngo ubwire ngo uretse kubwira Yesu ngo iyo uhaba, kuko Yesu aracyahari. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ameze. Nubwo yavuze amagambo, kandi amagambo y'ishoberamahanga, ariko yakoze igitangaza nyuma. Hari igihe uvuga ngo Yesu we kubera ikiri wemeye ko bimbaho. Hari igihe ari ryo rembo ryo kugira ngo agukure muri icyo cyiciro wari urimo. Hari igihe ari ryo rembo ryo kugira ngo ahindure amateka yawe. Hari igihe ari ryo rembo ryo kugira ngo atangarize abantu ko ari we wavuganye nawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Ngo aravuga ngo musaza wawe arasinziriye ariko azazuka. Ngo aramusubiza mushiki we ngo ndabizi ko azazuka ku muzuko w'abapfuye. Ngo Yesu aramwitegereza, ngo aramubwira ngo ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Yesu niwe kuzuka, niwe uzura ibyapfuye, kandi umwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Unyizera naho yaba yarapfuye. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu niwe uzura ibyapfuye. Ibyapfuye byawe bwira Yesu azabitegeke bizuke. Ibintu byawe byapfuye hamagara Yesu uzura ibyapfuye. Haleluya, oh haleluya. Yesu uzura ibyapfuye azura ibyawe. Yesu uzura ibyapfuye azura ubuzima bwawe. Unyizera naho yaba yarahombye azongera acuruza. Unyizera naho urushako rwawe rwarahagaze azongera yubaka urugo. Unyizera naho abadayimoni baba bari gusenya urugo rwe ruzongera rube ruzima. Unyizera naho bizinesi yaba yarahagaze azongera abone bizinesi.
ndimo kumva Imana, ndimo kumva ijwi ry'Imana rimbwira ko hari ibintu Imana ihinduye, hari ibintu byapfuye Imana ije kuzura, hari ibintu byari byarataye agaciro Imana ije guhindurira amateka ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ihaye icyerekezo, hari ibintu Imana ihaye umurongo. Ukomere kandi wizere, Imana idapfa, Imana idasaza, Imana idatinya, Imana idaterwa ubwoba n'ibibazo. Ije gufata ijambo ku buzima bwawe, ije kuguhagurutsa, ije gukura muri icyo gikonoshwa cy'ubwoba, ije kumenagura izo mbaraga zari zigufiteho ijambo, ije gutanga icyerekezo. Ngo mushiki wa Lazaro yumva atangiye kwizera, ariko kuko bari baramaze kumushyingura cyangwa baramaze kumuhamba amaze iminsi 4 mu gituro, ngo arangije ngo arababwira ngo ni hehe mwamushize, ngo baramubwira ngo ni hariya, ngo arababwira ngo ni mugende muhanyereke. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe nta kintu ushinzwe, ni ugutungira agatoki aho Yesu akubwiye gusa. Mutungira agatoki, mubwire uti dore aho ikibazo kiri mu rushako, ikibazo kiri mu mbaraga z'abadayimoni banyoherereza, ikibazo kiri ku marozi bandoze, ikibazo ni ibyaha naguyemo, ikibazo ni uko nashobora gusenga, ikibazo ni imbaraga zishaka kugira ngo zinyice. Ikibazo mutungira agatoki icyo Yesu ari bukore, n'ibendera ry'ubutsinzi ari buzamure, igitangaza agiye gukora, ni amateka agiye kurema, n'ibintu agiye kuzinga akazingura ibindi, n'impinduka agiye kurema. Haleluya! Ngo arangije ngo bajya kumwereka ku gituro cya Lazaro, ngo bakimugezayo, ngo arababwira ngo nimukureho igitare, ngo baramubwira ngo hoya, ngo none ni umunsi wa 4 none aranuka. Ndagira ngo ubwire ngo iyo bitaranuka Yesu abatari yazi, iyo bitaranuka Yesu abatarafata ijambo, iyo bitaranuka Yesu abataraboneka. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ubwo byanutse Yesu arigaragaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ude sake ponesa eneratesa. Ubwo byanutse Yesu araje, ubwo byatangiye kunuka n'abantu bakumva batakigukeneye, abantu bakubona bakakwinuba, abantu bakubona bakumva batakeneye no kugira icyo bavugana nawe. Yesu ni uje kugufata, aho bakunaza Yesu ni uje kugufata, aho bagutaye Yesu ni wagukuye. Imbaraga zabo zashize, iza Yesu ziratangiye. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesu azabyanutse, Yesu azabyanutse, Yesu azabitakigira isura, Yesu aza nta muntu ukikwitayeho, Yesu aza abantu bagufasheho ijambo baguhaze, Yesu aza nta muntu ukikwitayeho, Yesu aza rugiye gusenyuka, Yesu aza ubona bitagishoboka, Yesu aza wari ingumba abona no kugera muri menopause byageze. Oh, Yesu aza urushaka utakirwizeye, Yesu aza ubona ko abana batazagira ubwenge akaza kubutanga. Ndashimira Yesu uza bikomeye, ndashimira Yesu uza byanutse. Ngo bakuraho igitare, ngo abandi bose bari baje bahuruye cyangwa se baje guhoza, baje gutanga Paul. Hari n'abazi wawe baje gutanga Paul, hari n'abaje mu kazi kawe baje gutanga Paul, hari n'abaje mu cyamunara baje gutanga Paul, hari n'abaje kugukwena. Ariko reka baze, komeza bazemera, komeza usenge bazemera, komeza wizere bazemera, komeza uhanga amaso umusaraba. Haleluya, komeza uhanga amaso umusaraba bazemera. Oh, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bazemera, 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 babyange babyemere bazemera, bakomeze bakugwanya ariko bazemera, kuko ni Imana ishobora byose. Ndimo kuguhanurira, ndimo kuguhanurira, ndimo kuguhanurira ni wize, ndimo kuguhanurira ni wize, hari icyo Imana irakora. Ndimo kuguhanurira ni wize, urabona ubwiza bw'Imana. Ndimo kuguhanurira ni wize, Imana iraca imigozi. Ndimo kuguhanurira ni wize, uyu munsi uricara mu mugabane wawe. Oh, haleluya. Ngo Yesu aravuga ngo nimukureho igitare, ngo baramubwira ngo uyu ni umunsi wa 4, ngo none aranuka.
ngo ariko ahita ahindukirira bashiki baraza uwavugana nawe aramuzi. Yesu muvugana arakuzi. Yesu muvugana azi ikibazo cyawe. Yesu muvugana azi akaga kawe, azi nimba n'umubabaro wawe. Ngo arangije ngo aramubwira ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ngo arangije bakuraho igitare, ngo ahita apfukama avuga ijambo rimwe, ngo aravuga ngo data ubusanzwe nzi ko usanzwe unyumva, ariko ibi ngibi mbikoreye ku bw'aba bangose. Reka nkubwire, Yesu ntakorera iyindi mpamvu, ntakorera yuko mwavuganye, akorera ibyari bikugose, akorera abari baguhanze amaso, akorera abari bari kukunyega, akorera abari baraguhaye iminsi, akorera abari baraguhigiye agatoki, akorera abari baravuze ko bitazakunda, akorera kugira ngo n'abari bazi ko bitagishoboka bemere ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Kandi izere na nyuma ya zero arakora, 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 arakora. Miryango idahari arakora, abantu batakwitayeho arakora, inkunga zahagaze arakora, dayimoni zakurwanyije arakora, ubuzima bujegajega arakora. Ngo arangije akivuga ayo magambo, ngo aravuga ngo Lazaro sohoka. Iyo ibihamagaye biritaba. Ndagira nkubwire ngo aho ibyawe biri Yesu nabihamagara bizitaba. Lazaro ngo ahita ahaguruka azingazingiwe mu myambaro bari bamuhambiyemo, ngo ahita ababwira ngo nimumubohore iyo migozi mwamuhambiriye. Itegeko, imigozi bakuziritse, imigozi baguhambiye, ntabwo Yesu ari yaje guca. Yesu aje gutanga itegeko. Abo babivuze ni nabo bazavuga inkuru nziza, abo bakurwanyije ni nabo bazatangaza yuko uri umuntu w'Imana, abo babyamamaje bakusebya negativoma, bakuvuga nabi, bakuvuga uko utari, abo nibo bazavuga ngo wa muntu ni umuntu w'Imana. Komera, komera. Ndimo kukubwira ngo komera. Ndi guhanurira ubuzima bwawe, ndimo guhanurira wowe, ndimo guhanurira ubwo buzima bwawe, ndimo kuguhanurira ngo ubuzima bwawe busubirane, ndimo guhanurira ngo ibyari byapfuye bizuke, ndimo guhanurira ubwenge bwawe ngo bwongere butekereze neza, ndimo guhanurira urushako rwawe ngo rube ruzima, ndimo guhanurira imibereho yawe, ndimo kuguhanurira. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Hahirwa uwizera, hahirwa uwizera, hahirwa uwizera. Ndimo kuguhanurira ngo wizere bundi bushya, wongere wizere Imana, ntuyihemukire, ntuhemukire Imana. Imana niyo kwizera. Ngo agisohoka ahambiranyirizwe muri ya myenda, ngo bamuhambura imyenda bamupfunyapfunyitsemo, ibyo bagupfunyapfunyitsemo bazabigukuraho Imana nituritse igitanga, kuko itegeko rigusohora rizaba ryabonetse. Ngo ako kanya ngo bakimufungura akiba muzima, ngo agisohoka ngo babasadukaye inyigisho bigishije, ibyo bari barahakanye ngo bihita bijya ku karubanda, babona yuko ibyo bavuze ari ikinyoma. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu icyo kinyoma cyambaye ibimenyetso aje kugishyira ahagaragara, aje kugitaranga, aje kucyambura ububasha, aje kucyambura ubushobozi, aje kugikoza isoni. Haleluya. Resamo nateko savekerdo. Imana yongera imena icyo kirere, ihindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Akimara gusohora wari upfuye, akimara kumubasubiza ari muzima, ngo bimenyekana ibetaniya yuko abapfuye bazuka. Ndagira ngo iyi nkuru yimenyekane ku buzima bwawe, bimenyekane ko hari Imana yavuganye nawe, bimenyekane ko yavuganye nawe ishobora byose, bimenyekane ko yakubwiye atari interenganya, bimenyekane ko nawe amateka yahindutse, bimenyekane ko ubuzima bwawe buhindutse uyu munsi. Data yongera kure ku buzima bwawe. Ndagira ngo wizerane nanjye kandi waturaye amagambo, ukoze isoni Satani, ijuru rihabwa icyubahiro mu buzima bwawe. Urabona igitangaza cy'Imana. Zamura ijwi uvuge ngo mwana wanjye, hamwe no kwizera icyo wavuganye nanjye, hamwe n'aya magambo maze kumva, hari ibintu byapfuye muri njye. Ubuzima bw'imisengere yanjye bwarapfuye, imibereho y'umwuka yarapfuye, dayimoni zarandashe umwuka wanjye agenda nshiramo, ariko nasenze kugira ngo bihinduke. Gwera none wongere unzure nk'uko wazuye Lazaro, unzure mu mwuka no mu mubiri, igitangaza cyawe kigaragare ku buzima bwanjye. Ukoze isoni namaze kuzimu, nakira igitangaza cyawe, nzakuvuga hose, mbwira abantu kuri Imana ishobora byose. Ngizeye gutyo kubikoze.
tantanya inama z'abadayimoni, hindura amateka y'ubuzima bwanjye, unzamure ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwanjye, nanjye nzabwira abantu kuri Imana ishobora byose, mu izina ryawe Yesu, amen. Mana yacu, Mana nziza, mushiki wacu mwene data barizeye kandi bizereye muri aya magambo, uko usanzwe ukora imirimo muri izi mpemburo, hembura kandi uhindure, urebe ikitari gihari, ukore ikitari gukorwa, ukureho imigambi mibi, igitangaza cyawe kigaragara. Twizeye ko ubikoze muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagwe neza. Mwari kumwe na Moise Sindayigaya, ndabakunda cyane. Hanyuma kandi nifuza ko tubana umunsi ku munsi, mujye mukora subscribe ndetse mukore na share na comment, dukunda inama zanyu kandi iyo muziduhaye natwe tubona ko abo turi kumwe nabo, abo dukorana nabo cyangwa se abo dukorera Imana ariko ku bwanyu, dukorera Imana ariko ku bwanyu. Turifuza yuko rero tubana mu buryo ubu cyangwa ubundi, ndetse mukaduha inama n'ibitekerezo n'inkunga z'uburyo bunyuranye. Imana y'amahoro ibagwe neza kandi iba umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.